Halo, umeze mute? Uyu munsi noneho tugiye kureba ukuntu twateka injugu muri utu tugori mubona. Ikintu cya mbere cyihutirwa, nafashe ikiyiko cy'amavuta mvanga muri ibi bigori muri kubona, ariko ntabwo ari ibigori bibonetse byose. Ikintu cya mbere ukora, uragenda ukavuga ngo ndashaka bya bigori bimwe bivamo injugu, bimwe biturika, ntabwo ari ibigori bibonetse byose. Iyo umaze kubona ibigori rero kiba cyakemutse, icyo ukeneye ni amavuta, umunyu n'igitunguru. Rero turafata igitunguru tuvange muri ibi bigori byacu. Iki gitunguru rero mbibutse ko ni ukugira ngo bihumure, niyo utagikoresha nta kibazo. Yego, igitunguru, amavuta, ibigori nabivanze. Igikurikiyeho ni ugucana umuriro, tugashyushya isafuriya. Iyo tumaze gucana umuriro nk'uko bisanzwe, dushyiramo utuvuta two gushyushya isafuriya. Urabibona ndi kuyishyushya. Iyo isafuriya rero imaze gushyuha, dushyiramo bya bigori bimwe twashyizemo amavuta. Hanyuma tukagaragura. Tuba turi kugaragura kugira ngo bidafatamo hasi. Ni ukugira ngo bishyuhe, mu kanya nibimara gushyuha byahita bitangira gukoreka. Murabibona rero akambere katangiye guturika. Iyo ubonye bimeze gutya, murabibona, ni kugira ngo bitagira ibifata mu mpande. Iyo ubonye rero bitangiye guturika, kiba cyakemutse, uhita upfundikira nka gutya, bigaturikiramo imbere. Murabibona biri guturika. Turategereza byose biturike rero kugira ngo zibe zihiye zose. Urabona ko injugu ziri gukoreka. Injugu zacu zatunganye, murabibona namwe. Nuko nakoze dukeya two kugira ngo mberekereho, ariko iyo ushatse ufite abantu benshi bo kuzikoresha ukora nyinshi. Ubu ngubu rero dushyizemo akunyu, ubundi ugacugusa gutya, ubundi ugahita uzikoresha. Murabibona rero injugu zatunganye. Washaka yazirya, ushaka kureba movie uri kureba movie uri kuzirya. Nizeye ko nta muntu uzongera gutonda umurongo ku kuma k'injugu, ugasanga umuntu afite umurongo ku kuma k'injugu, kandi ari ibintu byoroshye ushobora kwikorera mu rugo. Ushobora kuzikorera abana igihe bazigusabye, apana kujya gutonda umurongo ngo munkorere injugu. Rimwe na rimwe ziba zidafite isuku ihagije. Ibi ni ibintu byoroshye wakwikorera uri mu rugo by'iminota, dore nzikoze iminota 4. Ni ibintu byoroshye cyane. Murakoze rero, mukore subscribe, mukore like, mukore share niba ubikunze. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Aka ni akantu koroshye nari nshatse kubereka, nzajya mbereka n'utundi twiza. Murakoze, murabeho.